ati we tuza Gitafu nkorera agenda sibyo turaciceka Tomureka aragenda Gitafu yafunzwe ntago mbizi baramufunze kuki uvuga ibyo utazi kandi ngiye narumvise yavutse 2022 yavutse 2 Gitafu ni mukuka kanye navuze ese buya Gitafu yavutse 2 kandi ntabwo nge narimbizi umva kandi ari watubwiye ko ari 2 yavutse ura ndumva nuko wenda leta itagitanga supernet mbanani yahuye yego ahubwo yabarasuba subugware yakwiyakona yohana kiyahora ariko da Yo, what's up everybody? Reka rero uyu munsi tubagarukanire na Petit Frere wa Gitafu. Urabona yuko nawe ntago yakiburira bose niba mwaryo ni Gara Frere Petit Frere we na Gitafu ndi mukuru. Reka tubaze tukwakire unibwira abantu hano abakunzi badukurikirana hano ku channel yacu ya M-Side Film Present. Uri Petit Frere cyangwa uri Gara Frere? Gitafu Gitafu ni umuntu mwiza arakura cyane Gitafu ni Gara Frere wanjye kuko akora cyane kundusha Gitafu kandi nabonaga ari we mukore ko njyangana ni we mutoye wa Gitafu mpamvu mvango Gitafu ni mukuru afite ibintu byinshi yavutse 2020 akwase na 2008 yakonyera yavutse 2022 yavutse 2 Gitafu ni mukuka kanye navutse 2004 ubwo Gitafu afite imyaka 20 banijara nibyo ugafite 25 wowe ufite 20 je mfite no 27 ndayifite wowe kararavutse 24 24 kubera ko ako nabaye 2004 nari ndi umusirikare ndibuka akomana ibintu biragora Gitafu ako Gitafu ni mukuru kuri nje Gitafu ni uko duhuje ababyeyi bombi Gitafu ni mukuru none se abundi amazina nyakuri ya Gitafu ni Gitafu cyangwa ni ibyo bibaza Gitafu ako sindi Gitafu unyihanganire ako sindi Gitafu ba Gitafu afite amateka menshi Gitafu n'uwo kera cyane kandi ari wa 2 nese umuntu wa 2 yaberwa ibye kuri uzakire Gitafu azakubwira kuko nge ntabwo namenye bya Gitafu yego okay naribi none se reka ngobaze mu buzima busanzwe Gitafu bandi umusirika turabizi ko Gitafu nyine nimba uri muri umunawe ko wavutse 2004 wavuka 2 ese buya Gitafu avutse 2 kandi ntabwo nge narimbizi umva kandi ari watubwiye ko ari 2 yavutse nabivuze ntabwo nabimenye ako Gitafu yavutse 2 yavuka 4 umva Gitafu ni mukuru kuri nje wambaza noneho none se mukanya riri kuvuga nginka sinzi ukuntu riri kubivuga uko ntabwo nabyumvaga buriya ubu nubwo ndi hano inka mu rugo yacitse wiseka kuko ndi seriye wise none se yacitse gute inka buriya hari ibintu byinshi tugomba gutekereza inka mu rugo nari njyamye nka saa 9 mu masaa 8 saa 11 saa 9 numva icyaha kirakubise ndavuga ini noneho babaje kwiba inka kumbe ndebye sa nkaji ako ndavuga uti Nelson yanume mu kiganiro ndavuga ndikajya mu kiganiro ndazi inka nyimure hano ko ndi hano aribyo navuze ngo nyuma inka yacitse inka yagiye turakora vuba ndashobora ko najya kwimura inka none se yibanza ukayifata ukayishyira mu kiraro
oya iki kiganiro cyari ingenzi bandi umuntu uvugisha ukuri mfite respect wana ko nambaye na kiliziya gatolika inkiriko wasaze ako ni wasaze buriya wasaze pe inka yacitse ntabwo inkirikona yacitse icyo yatorotse nkuko nabandi hano nkahita gucika mu buryo utazi nkahita njye kwayi nko mundi munyamakuru ariko naje hano nubwo inka yacitse ntabwo nabyitayeho ariko buriya uvuga icyongereza I'm fine. You're fine. I'm fine, thank you. Iseka English ngambwira ndakumva noneho. Okay, nta kibazo. None seka nkubaze mu buzima busanzwe urabizi uri petit taf nkuko dusanzwe tubyumva ku mbuga nkoranyambaga ko abantu bakwita mu buzima busanzwe bimeze gute mu rugo ese ufite ababyeyi buriya hari ukuntu urumva hari ukuntu nyine n'umwana yabaga imihanda agatigita bikanga ako nyine agahitekereza mama arihe papa arihe bura umuntu umwana agira umubyeyi bitewe n'icyo amufasha babyeyi batekeye kubyara umwana ngo bise bihagije n'ababyeyi ngira ako Gitafu avuga ngo dufite ababyeyi we buriya nibyo si byo nyine kandi si bahari ababyeyi bacu urabazi kandi ariko dufite ababyeyi ndabafite mfite papa mfite mama banyitaho n'ubu ngo mu gitondo babyutse banekera akantu ko kurya nyine mu gitondo ruva umwana w'umugagari bahita dukora akantu ka breakfast mfite na Tafu mfite na Gitafu garafre no Gitafu ni umujene ukomeye cyane Gitafu anyitaho Gitafu avuga ibintu byiza no Gitafu turi kumwe nakajya avuga ibintu byinshi amutiga petit frère Vano ugenda mu kiganiro uzabona amafaranga Gitafu n'umuntu mwiza ako nago ndakunda abantu ura Gitafu afata ibyo bwe ako Gitafu oya Gitafu naga mwitabe bamufunga byari bimeze yari yakoze Gitafu yarafunzwe ntabwo mu rugo twabimenye oh my god Gitafu ntabwo yafunzwe Gitafu yaje mu gatubwira ngo agiye ngatubwo dusona ukuntu nyine yadoma kuri phone sinzi niba byari seriye ako Gitafu yadoma kuri phone atuye ngo mami daddy petit frère ngiye gusura Geresini aho Gitafu byose gize ngiye gusura yondi Gitafu tubwira byishimye twumva mama aravuti ati we tuza Gitafu nkorera agenda sibyo turaciceka tumureka aragenda Gitafu yafunzwe ntabwo mbizi baramufunze kuki uvuga ibyo utazi kandi ngiye nanumvisha bivuga ubwo nzi ko bamufunze ubwo baramufunze disi Gitafu uranababaye ako Gitafu ndanababaye akunda abana Gitafu akunda kungira inama akoreka tubyihorere uranababaye ndanababaye cyane buriya ndumva nuko wenda leta itagitanga supanete mba naniyahuye yego ako yabarasuba ubugwari yakwana kiyahora ariko da man usikwibewe man ibaza umuntu upfa urukumva man urapfa man ugapfa no muri robo urukumva man no hari umujene nasanze Karuma araboro bita Karuma urukumva nyine atambutse ndi ku mu modoka nyine sanga hari babyita mu cyongereza buriya ibintu byo kugongana yaho se wenda okay traffic jam mwarimu Venuste yambwiye ngo traffic jam bavuga amagambo menshi baravuga ambwiye ibintu by'impanuka ndavuga none ubwo Gitafu yakwiye n'impanuka sibyo ariko iyo mpanuka iba hari imodoka ngo nyinshi ngo ni depression nawe zakwishe traffic jam ndavuga inwa Gitafu kuye na traffic jam z'imodoka bamugongeramo Gitafu no umuntu mwiza sibyo sinzi uko nabisobanura ariko nambaye Yesu mu gatuza we Yesu ari imbere Yesu ni ibitangaza Yesu ni buri kimwe nanabaca kuvuga ijambo ry'Imana I can sinzi icyongereza cyane rwose urakizi urumva byashobora kutakizi okay bakwitane Risoni ufite imisatsi myiza we ntabwo ndi umutingaje no hari ukuntu abantu abajene biki gihe umunsi umbwira umujene ukamwegera ukamuganiriza ukamubwira ibyishimo nakagenda abwira abasista ngo nawe n'umujene umutinganye why not ndi umutinga narume bakubana navuga gute ariko yavuga ko usanga se umuhungu
Oh my god. Semuhungu ninde? Hey, you know Semuhungu? Eric Semuhungu nyine. Iyi foto niyo ya Semuhungu. Oh, uyu mujene. Umujene njya mubona ariko cyande mu gisirikare ngiga mbona umuntu usa nk'uyu mujene we. Yaba musirikare? Wewe kandi bavuga musa wundi basa. Semuhungu turasa ariko ntabwo ndi Semuhungu. Nje ndi petit frère Gitavs. Kandi uri no kwirya nka Semuhungu. Kwirya nawe wakwirya. Wa uzi ako umbwira mwenda kumva nabaye musirikare maze muri 2000 na navutse 2000 ntabwo mbizi kuko navutse 2007 Okay, dukomeza tubashimira kubera ko ikiganiro cyacu rero ko kirangiriye angatwe twakiriye Petit Taf. No kuvuga ngo rero channel yacu igiye kunyura ibiganiro yanyurago na filme, ariko turakomeza tubatemo na filme kuzindi channel. Emoside Films Present akaba ari na Emoside Films Present 2. Reka dusubire nanone.